ikaze bantu mwese mukurikiye Abaryankuna TV. Iyi televiziyo ni Rugaga Nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP Abaryankuna. Uru rugaga rwahariye ukwezi kwa Nzeri kwibuka no kuzirikana umusanzu n'umurage wa Niyomugabo Nyamihirwa mu kubuura u Rwanda. Nk'umwe mu banyarwanda b'indashyikirwa bagaragaje kugira igihugu ku mutima kugeza akigwiriye. Ndakurarikira kwifatanya natwe mu kumwibuka. Ngende mucyo Didier mbahaye ikaze. Nkuko byari mu myizerere gakondo y'abanyarwanda, by'umwihariko intwari Niyomugabo ikaba yarabisezeraniye abanyarwanda ko azahorana natwe muri ibi bihe dukomeje kumuzirikana. Arahari kandi arivugira. Muri aka kanya tugiye kubagezaho igice cya mbere cy'ikiganiro yatanze ku gukunda igihugu amezi make mbere y'uko Kagame n'agatsiko ke bamuvutsa abanyarwanda. Ni mu kiganiro uruganda rw'ubunyarwanda yakoreye kuri Contact FM ari kumwe n'uwari umunyamakuru wayo Gakwandi Dickson. Mbese wari uzi ko kubaka igihugu atari ukucyuzuza amazu maremare gusa? Niba kubaka igihugu atari ukubaka ibigaragarira amaso gusa, kubaka igihugu kwa nyako nukuhe? Ntucikwe n'ubusobanuro bw'umuryankuna w'umushumi Niyomugabo Nyamihirwa. Muri iki kiganiro kandi aratubwira ubwoko bwa mbere muri butatu bw'abantu bakorera igihugu. Ntujye kure. Rero ndibuka icyo nabwira abantu nuko gukorera igihugu ari imvugo ikunda kugarukwaho cyane, kandi ugasanga n'ubundi ikoreshwa akenshi wenda mu gukangurira abantu kwikorera. Ugasanga rimwe na rimwe kwikorera no gukorera igihugu abantu cyangwa se kujya ku murimo, reka nabivuge gutya. Hari n'igihe bitaba kwikorera nk'umuntu wikorera, ariko abantu bashutswe kandi bagira ingorane zo gusa nkaho bemeye yuko igihe cyose umuntu ari gukora akaba ari gukora akazi ari ku kazi ngo ari kubaka igihugu. Bisa naho abantu bumva ko igihe cyose umuntu rwose atari gukora ubusa aba ari gukorera igihugu. Mbese nkumva yuko ndamutse nkoze akazi nawe nuriya muntu agakora akazi nanjye ngakora akazi, twese tukaba turi gukora, tuba turi kubaka igihugu. Ntago ari ibyo bintu, ntabwo ari byo. Cyakora nibyo koko igihe umuntu ari gukorera igihugu nawe aba ari kwikorera. Ariko igihe umuntu ari gukora cyangwa ari kwikorera ntibivuze ko buri gihe aba ari kubaka igihugu. Ndashaka kukubwira yuko igihe abantu bubu naha, iyo mvuga abantu bubu naha mvuga abantu turiho kw'iki gihe kandi bari no mu Rwanda. Igihe abantu noneho bahindutse abantu bubu naha, abantu bavuga bati ibyanjye n'ibyo nkoze ubu kandi nkabibonamo inyungu, kandi nyine none aha ngaha. Igihe bakora ibintu bareba inyungu z'ako kanya, igihe cyose abantu badashaka gukora ibintu bidashobora kubonekamo inyungu zo mu gihe, igihe babonye ikintu kitarimo inyungu zo mu gihe barimo, ahubwo ari inyungu zo mu gihe kizaza gusa, ntibabeho batekereza yuko atari bo gihugu, ahubwo igihugu ari n'abazabakomokaho. Abo bantu ibintu baba barimo baba bameze nk'abari kubyina indirimbo z'inzayirwa, baba bari kuzunguza ibibuno gusa, nta kindi kintu baba barimo. Mu gihe aho ngaho ugomba kubisubiramo. Mu gihe abantu bakora ibintu batekereje hafi, batagira igenamigambi ry'igihe cya kure, ngo babe bashobora no kwemera no kwitanga, ngo bashyire imbaraga mu bintu bo ubwabo badashobora kubonamo inyungu z'ako kanya, ariko babona yuko uko biri kose igihe kizagera ibyo bintu bikagira inyungu ku bazaza, nubwo we ubwe nta nyungu abibona mu nona. Abo bantu ntabwo baba bumva igihugu. Icyo nshaka kuvuga ucyumve nuko kugira ngo ibihugu byateye imbere bitera imbere, ndongera mbikubwire, ni ibintu biba binoroshye. Hari n'ibintu bubyaje bishobora kukorohera kumva ibyo tuvuga. Uzajya no ku rubuga sakaza bumenyi, ibyo bita internet. Wenda wige historique yuko amateka yuko indege yakoze. Uzasanga uwatekereje icyo gitekerezo atari we wakoze indege. Uzasanga kugira ngo iyo ndege ikorwe igerweho abantu bayigendemo hashobora kuba harapfuye abantu benshi cyane.
umuntu watangiye icyo gitekerezo wakoze iyo ndege ntabwo ari we wayigenzemo. Uzanasanga ari ibintu byatwaye imyaka iri hejuru y'ijana ariko kubera yuko kugira ngo indege ibeho. Ndakumva niyo mugabo ariko umuntu wazanye igitekerezo we yarebaga inaha rero dore uko bimeze. Inaha ushobora kubona iyo ndege indege ntari ikintu cya mugenzi wanjye w'umunyarwanda ikintu mbona cy'abanyarwanda ntabwo twebwe twiyemeza gukora ibintu bishobora kugira ingaruka z'igihe kizaza. Na uyu mwanya nawo twabona nawo tufite ibi bintu kandi ugasanga ni uburwayi dufite cyane kuva mu baturage bo hasi kugeza mu bantu bashobora kuba bari no mu nzego zifata ibyo. Twebwe dushaka gukora indege uyu munsi tuyigendemo uyu munsi niba tutari ngiye kukubwira ikintu ibyo bintu uzabipimiraho cyoroshye cyane. Ni umwanya bidufata mu gushyira mu bikorwa igitekerezo. Ubwo ndashaka kuvuga haba ku bantu bigenga haba no ku nzego za leta. Igitekerezo kiraza kimeze nk'igitekerezo ako kanya ukumva cyashyizwe mu bikorwa ntibibaho. Icyo kintu ntigishobora kugira ingaruka nziza. Nubwo cyaba ari cyiza ntabwo icyo kintu kitagira abantu bafata umwanya ngo bakigeho bibaza bati iki kintu kije gute, ese iki kintu kizakirwa gute, ese iki kintu abantu bashobora kutangira batacyumva koko ariko ingaruka zacyo zizabizihe. Ibyo ubwabyo bigomba gufata igihe kandi ibyo nibyo bigomba no gufata igihe kinini kuruta uko igihe cyo kubishyira mu bikorwa gifata igihe. Ndagira ngo nkubwire ko ikintu gikomeye cyane burya ni ukugira ngo ushyire ibintu ku murongo. Iyo ibintu bimaze kujya ku murongo kubikora biroroshye. Icyo nshaka kukubwira rero kibabaje ni uko icyo kintu cyo gutekereza kure cyo kureba kure ntabwo ejo hazaza. Impamvu kandi nta yindi nuko abantu bakora bose ntabwo batekereza igihugu iyo babibwiwe ahubwo baba batekereza akazi kabo inyungu zabo Iyo igihugu gifite abantu rero bameze gutyo nibwo usanga abakivukiyemo buri gihe abo bantu usanga abakivukiyemo buri gihe bahora batangira ubuzima nkaho batabanjirijwe n'abandi bantu bari mu icyo gihugu. Ukagira ngo icyo gihugu nta bandi bantu babayemo cyangwa se ahubwo ugasanga mu buzima bwabo babayeho ahubwo basana ibyashenywe n'abababanjirije bishyura imyenda yafashwe n'abababanjirije mw'icyo gihugu biregura ku makosa ku byaha byakozwe n'abababanjirije. Ugasanga mbese iyo igihugu gituwemo n'abantu bameze batya iki gihugu ntikijya gitera imbere. Niyo kibwiye ko giteye imbere n'iby'akanya gato bihita bisenyuka. Byamara gusenyuka abagarutse bakajya mu byo gusana, bakajya mu byo kwicuza, bakajya mu manza. Ariko tekereza igihugu gihora mu manza kitaburana n'abanyamahanga ahubwo kiburana n'abantu bo mu gihugu bwabo. Aho uri kumva izo ngorane tuba dufite. Ndimo kuzumva niyo mugabo. Ibyo bintu rero ni ikibazo gikomeye cy'umurage, ni ikibazo gikomeye cy'umurage twazanywe wo gusenywa igihe igihugu cyasenyukaga muri twe tugatangira gukunda ibihugu by'ahandi n'igihugu cy'akataraboneka. Ngira ngo ibyo byo twabigarutseho mu biganiro by'ubushize. Ariko ngira ngo iyo igihugu gituwemo n'abantu batareba kure bitekerezaho bo ubwabo no mu gihe cyabo ingaruka nta yindi hora ariyo. Bahora bubaka ibintu byabo bakabyubaka nabi, bakabyubaka ahantu habi, bakabyubaka mu kwikunda, bakabyubaka hejuru y'amashyari, bakabyubaka noneho byarangiza ibyo bintu bigasenyuka. Aba bakurikiye icyo bakora nibyo nakubwiye no gusana no kubuura. Kaneza bekane ndajya kungurira isukari kwa Mariyana. Umva mama noneho kwa Mariyana abakozi b'umurenge nibashyizeho ibigufuri 3 bipima nk'ibiri 10 kimwe ngacururiza ahantu hatemewe ngo n'ubuziranenge ni ntabwo ngo yatinze no kwishyura ipatante n'umusanzu w'isuku n'uw'irondo n'uburezi hari n'undi nibagiwe yebaba we ni byinshi cyaho mama ngo yananiwe no kubaka inzu ibereye ijisho yo gucururizamo bahita bakubita ibigufuri. Ariko ubu butegetsi tuzabukamana yerara yewe zaba mbarira
niko ubwo izo miliyoni Mariyana yazikura he? Yamye yishabikira kuva akiri muto. Ubwo ntibamushubije ku isuka ntibirangiye. Noneho manuka ujye kwa Mutemberezi urebe ko bafunguye abariho ugurira. Mutemberezi yara umva noneho mama. Mutemberezi ejo baramufunze, umugore we na wa muhungu wabo mukuru bagiye kumushakisha, ntibaragaruka ntibaramubona. Ni Mutemberezi gusa se sha mwana wa? Dore abantu agahiye baraye Rwantambi bicajwe hasi n'abapolisi ngo batinze gutaha, abandi bararira gusenyerwa, abandi kwamburwa ibyabo, abandi gufungirwa ubusa. Yewe igihugu cyose kiraramukwa. Iri shyano ninde uzaryamurura ku banyarwanda? Hari aho bizagera bibe ngombwa yuko kugira ngo twikure mu bibazo turimo bisaba ko hagira abapfa. Nihashaka hazasigara umuntu umwe, ariko tuzakomeze tube twe kugeza igihe tuzazukira. Abazabaho bazabaho ari abantu bacu. Banyarwanda banyarwandakazi, intwari nipfa. Nyuma yaho FPR inkotanyi izituriye abanyarwanda ku mugozi w'ikibaravu ikababohesha iminyururu, ikimika iterabwoba n'ikinyoma, igacurika amahanga, urubyiruko rwibumbiye mu rugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP abaryankuna rwahagurukiye gutabara igihugu n'abagituye mu rugendo rw'impinduramatwara Gacanzigo. Ku isonga hari Niyomugabo Nyamihirwa na bagenzi be. Amateka n'ibigwi by'intwari turabibavira imuzi muri uku kwezi kose kwa Nzeri, ukwezi kwahariwe kuzirikana umusanzu n'umurage wa Niyomugabo Nyamihirwa Gerard mu kubuura u Rwanda. Uzamenya byinshi bimwerekeyeho nk'imbwirwaruhamwe ze, ifatwa n'ifungwa n'iburirwa irengero rye, uko batangije impinduramatwara Gacanzigo n'ibindi. Ikiruta byose nuko ari kumwe natwe. Bishobora kugora abantu babwiye yuko ahantu najya hose nta kibazo niyo haba mu rupfu, kuko nazagaruka noneho meze nabi. Hagize nk'umuntu wumva n'urugero akumva nk'ibintu uvuga kumva rwose kugira ngo yumva ameze neza nuko mpfa, mbese akanakora ibishoboka byose ibyo bintu wenda bikabaho. Kuri jewe nta kibazo na gito y'ibyo bintu waye, kuko ibyo navuga ngarutse kandi noneho hari n'abasigara bavuga ibindi bintu birenze, ariko none ibyo jye ubwanjye navuga, kuko jye ntabwo nvuga ko iyo umuntu apfuye biba birangiye buri oya. Tuzahora tukwibuka, tuzahora tukwibuka, tuzahora tukwibuka, tuzahora tukwibuka. Uzabona inshuti hawe tubona bidashoboka. Kimwe mu bintu buriya bikomeye cyane abantu batajya batekereza, njya ndeba, urabona ntanga urugero kuri jenoside yakorewe abatutsi niyo ushobora guhita ubona neza. Iyo urebye ibigo, imiryango iriho yita kuri kiriya kibazo, ubundi imbaraga bifata, ukareba igihe u Rwanda rwanyuzemo n'ubu ngubu navuga ko rukibirimo, ruhanga ibintu byitwa Gacaca. Uribuka igihe abantu bicariye baca ibintu by'imanza, uribuka uzi n'ubu ngubu usanga hari ibintu bigikururana bifite aho bihuriye nawe. Ukareba umwanya abantu bataye umuntu ashobora kuvuga bataye, umuntu akabyumva nabi, ariko ndavuga umwanya wakoreshejwe, urumva spent, umwanya ushyirwa mu ibyo bintu, cyo washyizwe mu ibyo bintu, amafaranga ashyirwa mu ibyo bintu, abantu b'abakozi baba mu ibyo bintu ari byo babamo gusa kuva igihe cyose. Utekereza biriya bintu iyo bitaza kubaho, uwo mwanya ukaba warakoreshejwe mu iterambere. Ibyo bigo bifite aho bihuriye n'icyo kibazo twahuye nacyo, bikaba ari ibigo noneho bifite aho bihuriye n'iterambere. Mu gihe abantu birirwa, politike zacu usanga buri gihe zihora zizenguruka kuri kiriya kintu, siziri buri kubura kugeza ubwo byaba amatora, byaba iby'iterambere, byose usanga bireberwa muri biriya bintu.
ku buryo umuntu wagira akamaro ni umuntu waturinda ko jenoside yakongera kubaho. Ibyo bintu ni byiza, ariko icyo nshaka kuvuga banza utekereze kuki ibyo bintu byose nashaka kuvuga yuko nta kundi byagenda niyo nzira, ariko nagira ngo mvuge yuko ibyo biba byatewe n'iki? Byatewe n'umurage mubi, byatewe n'ikintu cyitwa umurage mubi, ku buryo ubuzima bw'abantu buba ubuzima bwo gusana, buba ubuzima bwo guca imanza, ubuzima bwo kwicuza. Iyo myanya iyo ibyo biba bitarabayeho yakatekereza ishyizwe mu iterambere n'ayo mafaranga, ariko noneho igikomeye ni ibitekerezo by'abantu byishwe n'ibyo bintu, ku buryo kugeza ubu kugira ngo ubikuremo ibyo bintu ubyinjizemo imyumvire y'amajyambere, byo ni n'ikindi kintu gikomeye cyane, ku buryo n'abantu basigaye bashobora kwifashisha ibyo bintu kugira ngo bajye mu butegetsi, bajye mu buyobozi, bafate ubutegetsi, cyangwa se bakundisha abantu ubutegetsi cyangwa bangisha abantu ubutegetsi, ku buryo kugira ngo umuntu agushyigikire ntabwo ushobora kuzana igitekerezo cy'iterambere, ntabwo aba abyumva umunyarwanda, kigomba kuba kizungurukiye reka da wowe ushaka ko umunyarwanda agushyigikira mu bintu urimo ugomba kuzana ibintu bifite aho bihuriye na jenoside. Ntabwo iyo uzanye ibintu by'iterambere abishyikira. Ariko sinzi niba icyo ndi kuvuga uri kucyumva. Ndimo kumva niyo mugabo. Mu yandi magambo ndashaka kwerekana umurage mubi w'ibintu tuba twaranyuzemo, uburyo ababikoraga, uburyo ibyo bintu bitudindiza cyane, ku buryo kugera ahantu tushaka kugera biba bigora. Mu gihe rero dusana, mu gihe twubaka, mu gihe twicuza, ngira ngo twagombye gushyira imbaraga cyane mu gutekereza se twebwe ibyo turi gukora ni ibintu by'igihe kingana iki. Ese aho ibirebwaho si inyungu zacu nk'abantu b'ubu naha ibyo turimo gukora ubu none. Ese abana bazadukomokaho bazabaho ubuzima bumeze bute? Kugeza ubwo twebwe niba dukunda igihugu twakwemera no kubaho nabi, ariko abana bacu bakazabaho neza, kuko ni ikibazo gikomeye kuba wakubaka inzu nziza cyane ukavuga ngo ubonye amahirwe yo kubaka inzu nziza cyane muri Kigali, ushaka ko abantu bagutangarira umwana wawe ntazayibemo. Iyo ni ibyo bintu bundi ni ubugoryi, kandi ikintu ariko iryo jambo mba nkoresheje aho ntabwo riba riri bigize kuvuga ngo ibyo bintu ni ubugoryi, kuko nk'umuntu ufite inzu ndende muri Kigali cyangwa nini cyangwa nziza, wenda akaba yanagera nk'ahantu ntuye agasanga wenda nta n'inzu mbamo, ushobora kuvuga ati ahubwo ni wowe kigoryi. Ijambo ariko icyo mvuze ucyumve, kumara umwanya munini ukanahugira mu ibyo bintu, ukubaka inzu ariko utari kubaka igihugu, nibyo bizatuma ushobora kuyubaka, umwana wawe ntayibemo. Kandi ibi bintu mvuga ntabwo ndi umuntu w'umusaza, ariko ibi bintu ni ibintu abanyarwanda bumva neza, barabizi. Ibyo ni ingaruka zo kutumva igihugu no kutita ku gihugu. Mu yandi magambo ubwo nge nkaba mvuga ngo kubaka igihugu birenze kucyuzuza amazu maremare, birenze ibyo bintu bigaragara, ahubwo ni ukubaka za ndangagaciro mu bantu, ni ukubaka abantu. Urumva ibyo bintu bigahabwa agaciro gakomeye cyane, kuko naje gusanga niba hari ikintu cyoroshye, nongere nanabisubiriremo aha, niba hari ikintu cyoroshye mu kubaka igihugu ni ukubaka inzu, kugishyiramo amazu ni ibintu byoroshye. Ndongera mbikubwire, ikintu gikomeye ni ukubaka ikintu nita filozofi cyangwa imyumvire, kuko iyi myumvire imaze gutungana iterambere ririhuta. Ibi ngibi ugiye mu iterambere ry'abanyaburayi babikubwira, kuko mbere y'ikinyejana cya 18 bari abantu bameze bari hasi cyane, ariko igihe batandukanaga n'imyumvire yo muri moyenage, iyo bita siècle de lumière, hakaba habitwaga abafilozofe. Ijambo ryafashije rifite imyumvire mibi, kuko umuntu udafite imyumvire, umuntu umeze nk'umusazi naha, niwe bita umufilozofe. Warabibonye? Ariko Burayi abafilozofe niba abantu bafite ibitekerezo bizima byubaka, bagatekereza ku iterambere, bagatekereza kuki ku gihugu. Icyo gihe cyagarukaga bakongera guha iyo muri art cyangwa mu buhanzi bwabo bakoze icyo bita la renaissance, bakongera guha agaciro
ibikorwa by'abakurambere babo nibwo bagize iterambere ryihuse mu buryo butabaho. Mbese ikintu kiba kigoye, ikintu kigoye ni ikintu cyitwa kubaka mu mitwe y'abantu, ntabwo ari ukubaka ku butaka bw'igihugu. Uri kumva? Kubaka mu mitwe y'abantu, kubaka imitwe y'abantu nicyo kintu kigomba gutwara umwanya munini, kigatwara amafaranga menshi. Abantu ushobora kubaha amafaranga menshi ariko mu mutwe hakiri ikibazo. Oya, ushobora no kubaha amafaranga bakubaka nayo mazu ariko mu mutwe nta kintu usizemo. Urakoze cyane. Okay. Uyu murage rero w'ibibazo ni umurage tutagomba gukomeza kwemera. Tweba abahari ubu none. Nahoze mbwira yuko mvuga yuko u Rwanda rwakunze kurangwa n'intwari. Izo ntwari urebuka ko twazize. Izo ntwari zo kugira ngo igihugu gisigarane umurage mubi, zaravugaga ziti dushobora no gupfa. Abakurikiyeho abo ni abatabazi, sibyo? Bitwaga abatabazi abo bantu. Abatabazi bakavuga bati tugomba no kwemera no kumena amaraso yacu. Icyo rero ni ikintu, ariko ibyo byashobokaga kuko abanyarwanda bafite uko bumvaga urupfu. Bumvaga ko urupfu atari iherezo ry'ubuzima, kandi nyuma yarwo nta rubanza ruhari. Biri kumvikana. Ahubwo niba ubyaye uzutse ku buryo niyo wapfa ariko umwana wawe akazabaho neza, uriho, ni wowe uriho. Abazungu rero baje baratubwiye bati bigishije ibintu by'iyobokamana, wenda tuzabigarukaho uburyo birimo ubujiji bwinshi cyane n'ibitekerezo byasenya igihugu, kandi bo n'ubundi ntibabigenderaho, ariko twe tubigenderaho. Bati iyo upfuye biba birangiye, cyakora hari urubanza uzageramo ubundi ube mu kindi gihugu. Umunyarwanda yarakubwiraga ati ntibiba birangiye, kandi ukomeza kubaho muri iki gihugu binyuze mu mwana wawe. Bityo umuntu akaba yakwemera no gupfa, kuko aravuga ati umwana we abeho, kuko uwo mwana ari ukuzuka kwe. Ntumbwire ngo ibyo byari ubujiji, kuko ndareba ingaruka byagiraga ni nziza. Ngewe nta gaciro icyo bita inyigisho mpereye ku ngaruka bigira. Ibitwa imyemerere, nta myemerere myiza cyangwa imibi, kuko sinzi uko uyipima. Nyipimira ku ngaruka igira mu mibereho ya buri munsi y'abantu. Ibyo by'abanyarwanda rero nibyo byari byiza. Urumva umuntu akakwigisha ko mu ijuru ho nunahagera rwose umugore n'abana utazabamenya. Abawe abo mwari kumwe. None urumva w'abantu ute nabo mu iyisi, ni ukubaho ubuzima bwo kwirwana. Rero abubaka igihugu muzamenyekana. Abubaka igihugu rero barimo, ndibuka yuko twabivuzeho ariko twihuta. Jewe nabashyizemo ibice bitatu. Ibi bice bitatu rero bitandukanye n'ibice usanzwe utekereza, kuko ubundi bisanzwe bizwi ko ngo mu kubaka igihugu hari abikorera ku giti cyabo, hakaba n'abantu nyine bakorera leta, ngo abo bose imirimo yabo kubaka igihugu. Ariko ibi bice bitatu ngiye kukubwira jewe ni ibice bifata abo bantu bose. Abo ngiye kuvugura basanga mu bikorera no mu bakorera ku giti cyabo. Okay. Icyo nicyo ngiye kukubwira. Jewe nafashe abantu ba mbere, mbona yuko abantu bamwe bubaka abantu bamwe mu byo bakora mu gihugu. Bamwe abantu bari mu gihugu kandi bafite ibyo bari gukoramo. Biri kumvikana. Bamwe ni abakozi nita abakorerabushake. Aba bakorerabushake rero ni abantu bakorera igihugu babikunze, babona inyungu cyangwa batazibona inyungu zibagwaho. Abo ni abakorerabushake. Biri kumvikana. Babona inyungu zibagwaho bakiriho zikabageraho cyangwa batazibona, bo ikintu baba bareba cyane ni igihugu kurusha inyungu. Abo ni abakorerabushake, ni inyungu z'igihugu. Kugira ngo bakore si ngombwa ngo babe bahembwa aba bantu, nubwo bashobora kuba banahembwa. Iyo bagize amahirwe babona ubafasha no kubaho, hanyuma bagakomeza bagakorera igihugu. Bagakora. Bashobora kuba banafite akazi kaba ka leta cyangwa se wenda bikorera ku giti cyabo, wenda kanabazanira inyungu. Ariko mu by'ukuri igitekerezo kibarimo cya mbere, biri kumvikana, ari igihugu. Bumva igihugu, batekereza ahazaza h'igihugu. Ibitekerezo byabo atari ibitekerezo bibazengurutse gusa, ahubwo ari n'ibitekerezo bitekereza abandi, ari n'ibitekerezo bitekereza ahazaza h'umuryango. Ibi bintu rero ni ibintu bikomeye cyane. Aba bantu ibitekerezo byabo, imirimo yabo ishobora no kudahabwa agaciro mu buryo bw'amafaranga, kandi koko
akenshi ntabwo abandi baba babyumva. turi kubakorerabushake ndetse n'amafaranga abashobora no gukora ibikorwa bigatangwamo amafaranga ariko ugasanga bigendamo amafaranga makeya ugereranyije n'amafaranga agenda mu bintu navuga biba bidafite n'umumaro cyangwa mu bintu biba bidazagira n'ingaruka nziza bikaba byajyamo amafaranga menshi cyane. Uyu mukozi rero w'umukorerabushake niyo ari gukorera umushahara ntabwo ashima umushahara akurikije uko byifashe ku isoko, ahubwo akurikiza uko yongera umusaruro mu byo akora. Mu yandi magambo ntabwo anyurwa n'umushahara ahubwo anyurwa n'umusaruro atanga. Aya makuru atariho umukungugu na handi wayasanga atari ku Baryankuna TV. Kora subscribe, uduhe like, ukore share, unatanga igitekerezo cyawe. Ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP Abaryankuna no kuri Twitter @Abaryankuna. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryankuna@info@gmail.com. Ahasigaye kurikirane niyumvire uko Baryankuna akubitira ikinyoma akuye n'akaropye. Ibi rero ibi bintu ni ibintu byabaye birababaza cyane nicyo nahoze mvuga urumva bijya bintangaza cyane ujya wumva ariko ndagira ngo unyumve. Ubushize nigeze kuvuga ku gitekerezo cy'abadepite bo mu gihugu cy'u Rwanda bigeze kuvuga bati duhembwa amafaranga make ugereranyije n'abadepite bo muri Tanzania n'abadepite bo mu bindi bihugu. Noneho icyo gihe ndibuka ko twabagaye cyane nubwo wenda batakiriho batakiri mu budepite ariko twarabagaye twasanze ari abantu rwose bagayitse kuko uribuka yuko twasanze yari imyumvire iri hasi cyane ku buryo ubundi umuntu unagifite iyo myumvire ntiyagombye kujya ahantu yitwa ko ngo ari intumwa ya rubanda. Kuko uribuka ko twasanze kuvuga ngo twongererwa umushahara bitewe n'uko muri Tanzania bimeze gutya cyangwa ahandi kandi utari uwo muri Tanzania ibyo bintu ubundi ni ibintu bibabaje ku buryo ubundi abanyarwanda bagombye babyumvise ubundi bagombye no kurira. Noneho dusanga igikomeye ni iki ubundi ni gute uba uri nko mu nzego zifata ibyemezo ukabura umuntu wo mu nzego zifata ibyemezo warangiza ibintu ku isoko ibiciro byazamuka ukabura umuyobozi warangiza ukavuga yuko ukwiriye kongererwa umushahara kuko ku isoko ibintu byifashe nabi. Ubundi igihe ku isoko ibintu byifashe nabi umuntu witwa umuyobozi cyangwa umuntu ufite aho ahurira n'ibintu by'amasoko ubundi ahubwo yagombye no kugabanyirizwa ayo yahabwaga kuko bigaragara kuko kumwongerera amafaranga ni ikimenyetso cy'umurimo mubi ari gukorera igihugu ni ukumuhembera umurimo mubi akorera igihugu kuko icyo ashinzwe ni ukuzamura ni ugutuma ku isoko ibintu bikomeza kwifata neza. Ariko sinzi niba uri kubyumva ndimo kukumva ariko niba uvuga ngo ku isoko ibintu byifashe nabi ku buryo nk'umuyobozi nguriye kongererwa amafaranga ni ikimenyetso cy'uko ubundi utumva icyo umaze kukongerera amafaranga ni ukuguhembera umurimo mubi ukorera igihugu kuko ubundi ariko ibi tubyemera kubera yuko tutumva uruhare kandi ibi ngibi niko usanga abanyarwanda abenshi umubare munini tugifite iyo mitekerereze ntabwo twumva uruhare dufite. Dushobora kwitwa ko dukora mu bintu by'iterambere ariko ugasanga ntitwumva uruhare rw'ibyo dukora mu by'ukuri mu iterambere cyangwa mu by'ukuri iterambere tunarimo ni nk'iterambere ryikora. Cyakora twabona hari akantu kahindutse tukumva ngo nitwe twabikoze. Icyo nshaka kuvuga ni iki ni uko ubundi buriya abantu bashobora no kudakora ibintu neza ariko hakagira ibintu bihinduka bihinduka nyuma y'igihe runaka sinzi niba uri kubyumva. Icyo nshaka kuvuga rero ni uko umuntu iyo akorera igihugu ahubwo igihe ibintu urugero byifashe nabi ku isoko yagombye kwibaza ni gute ibi akibaza ni gute ibintu birinda kwifata nabi ku isoko kandi mbishinzwe kandi ishinzwe ko bigomba kwifata neza
kandi ariko ugasanga igitekerezo cya mbere ni ugushaka ngo uburyo ngo duhabwe ubushobozi ngo buhwanye n'uko ibintu byifashe ku isoko. Ibintu byifashe ku isoko ntabwo gukemura ikibazo cy'uko ibintu byifashe ku isoko ari ukongererwa amafaranga, ahubwo ni ukongera umusaruro, ni ugukora ibikorwa byongera umusaruro. Umusaruro nuba mwinshi ku isoko ibiciro bizajya hasi. Ntabwo bagomba kukongeza umushahara, ntabwo ari ukongeza amafaranga. Ndimo kubyumva muri make hari akazi utarimo gukora, niyo mpamvu ibintu bimeze nabi. Umuntu yavuga ibi bintu rero ikintu gitangaje yumva bari mu murongo kandi ibyo ari kuvuga bigomba kwemerwa rwose ari no mukuri. Ariko nkongera nkasubiramo ijambo ntagomba kwibagirwa, ugasanga umuturage wo hasi uko abyumva niko n'umuntu wo ku rwego rwo hejuru abyumva, bikagera ubwo ubona bimeze nk'ahari impumyi zirandata izindi. Mbona rero dukeneye gukurwa igihu. Impamvu y'iyo mitekerereze nta yindi, ni imitekerereze yitekerezaho. Sinzi niba uri kubyumva. Ni imitekerereze yitekerezaho. Jye nifuza igihugu kizamamo abantu bashobora gupfa bapfuye mu rugamba rwo kurwanya inzara, mbese bakarwanya inzara kugeza bapfuye. Ariko abantu bumva ko uburyo bwo kurwanya inzara ari ukurya gusa. Bumva yuko niba hariho inzara tugomba kurya. Sinzi niba uri kubyumva. None se niba umuntu yumva urugero ibiciro byifashe nabi ku isoko akumva yuko agomba kongererwa umushahara, urumva iki kugira ngo yigire ubushobozi bwo kurya, ntabwo yumva yuko ni nko kuvuga ngo umuti w'inzara ni ukurya. Ntabwo ari wo muti se akada. Umuti w'inzara nko kurya ubundi ni ya nzara bita fe, ariko ntabwo ari famine. Burya mu Kinyarwanda babyita inzara byose. Inzara iyo ngo hateye inzara, ni ukuvuga nta byo kurya biriho. Noneho n'umuntu yaba anafite ibiryo ariko wenda yahuze ntabone uburyo bwo kurya, avuga ngo mfite inzara muri iki. Inzara mfite muri iki kiyimara ni ukurya, ariko inzara iriho mu gihugu ntabwo ikiyimara ari ukurya, ahubwo ni ugukora. Birumvikanye noneho. Yanyuraga benshi mubari bamuzi, nta n'umutababajwe nuko yatuvuyemo. Uramutse ufite icyo wabwira abandi kuri iyi ntwari watwandikira kuri aderese zacu nk'uko tudahwema kuzibatangariza, ndetse no kuri nomero ya WhatsApp guteranya 33 karindwi 49 47 9002. Ubuhamya muzatwoherereza tuzatoranyamo ubwo tuzageza ku bantu mu mpera z'uku kwezi kwa Nzeri. Aha ni naho dusubikiye gahunda zacu z'uyu munsi. Mukomeze kwihangana no gutekereza uko twakemura ikibazo cy'abubitse u Rwanda ku buryo burambye. Mwari kumwe na Mucyo Didier. Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde. Yanyuraga benshi bari bamuzi.